ngo karongi karongi kayibayeho witwa Bruce Melody Iwacu arayinjiye dore umuhungu
oya muririmbe gahoro batabyumva twanyweye gahoro gake gusa ibibazo turirimbe cyane twanyweye cyane gusa ibibazo ni tubi subiramo tugende 1 2 3 twanyweye ayeye gusa ibibazo ni tubize IWACU rero avuye kuri stage hano mu karere ka Karongi. Imodoka ye ni iyi ngiyi arimo Bruce Melody, ndagira ngo ndebe niba byibuza namuvugisha gato tukamenya ese umwuka umeze gute, ibyo akoze hano ni ibiki, ese ibyo amaze iminsi akora muri Summer Country Festival byagenze gute. Bera ni wese yamuvugisha gato mubi babarira ikamuvugisha gato ni iminota mike babarira iminota mike Agumenya ko bari mfasha. Yego IWACU. Yego. Komera cyane. Komera nawe. Bimeze bite rero? 00Z dari he? 00 tungiye kwimukuraho. Namushatse ku cyombo namuvuze. Indese kandi. Mubi patinari. Patino. Nese icyombo nago gikora. Patinari. Twikomereze zacu. Byavuye kuri pateri. Mukomere bwana manager. Bimeze bite se? Ni neza. Umeze ute rero mwuko ni umeze ute abantu babina kazi se tugasoje buri abantu nibishimira tukirangiza hakurya hano turayikubise ibintu bigenze neza wari wambaye neza ariko imvura nayo yatumye ngwa mu kintu cyiki ntawabujaga abasinjya apfa kugwa ante kubivuga sinjya nguko niboneye ugiye kwitwaza imvura se kuryo hatanyerera none aho umugabo gwinda renzaho twatse neza njye ndaririmba hari umuntu waguye nge mfata utwatse agusoberetse nibwo nyimusuhuza utayimira mu bimbabarira chapirishe twirukanga babwira abapatino batere tuvuze nubazo bucyamba nkabarika mukanya nta kibazo icyambere ibyo wari witeze inaha ambapata icyombo cya 00 cya kindi cyari kirimo umuriro warushizemo ndavuga neka mbanze ngicomeka gato ngambaze gicomeka niki gicomeka kandi gicomeka yari ibyo mbo nago mubimenyereye mujya muvugisha ukuri twaba turi professional ibyo bintu biravuga ariko icyombo mu giswahili 002 nakupenda sana yego mari turabure mama abantu twimanukire nakubazaga ibyo expecting agina Karongi nibyo ubonye sana uretse imvura ntateganyaga nubwa mbere mbonye imvura igwa muri sama ariko nayo ntago yabuze mpara gucuranga n'ubundi turakubise harahiye ibintu byagenze neza cyane haza kuba akantu ko kwigengesera bari n'ababyinnyi bagendaga gake ariko byagenze neza ko ntago yabaye nyinshi cyane ku buryo tubuza guperforminga cyo kora yongeyemo akantu ko kwigengesera ku buryo tudakora ibintu ko twari n'umuvuduko nyine ukagabanyuka yego icyo ni kimwe waheruka kuririmba muri intango ryari muri Karongi ni kera man kera kabisa muri Guma Yesu Kristo yaryari ubwo ntago nahita mbyibuka iyo watwaye ariko nanakubise muri campaign nyine mu gihe twari turi kwamamaza umusaza gusa ubwo mu muziki usanzwe nyine mu myidagaduro baheruka muri Guma kabisa abantu babonye gute rero barishimye rega man ndagenda kose maze iminsi yego aho wapanze hose bigenda neza turi muri 2026 umuntu wavutse muri 2026 afite imyaka ingahe umuntu wavutse muri 2026 afite 20 hekada agiye kuzuza veni kuko arabura mike nk'umwaka urangire ubwo urumva rero muri iyi minsi ntago bikiri ikibazo cy'ukuntu ngo abantu bameze bro internet iri ahantu hose igihugu kiraryoshye buri muntu wese afite access ku myidagaduro ntago ngiye ngira ubwoba bwo gusanga abantu badashobora kwiadapta cyangwa kuba abasirimu n'abanyamujyi mu Rwanda ntago kikiri ikibazo cyane nagize imana yuko nazanye na team yawe muva Kigali kugera hano muri Karongi hari cortege uri kugendana yatangire muri Summer Country turabigarukaho niba gifite makanya na n'ubu ngubu nkubona ari kugenda n'ibintu ubusanzwe utamenyereye mu Rwanda umustar afite amamoto imbere ngaye amamodoka amakwasiteri n'ibiki Bruce Melody fagitire mu Rwanda bari basha kwikwishyura nakataraza sisi nyuza akaza urumva
twe turabahanzi duhanga udushya tugerageza gukora uko dushoboye kugira ngo ibintu bibe bishyashya biryohe twintertaining abantu mu buryo bushoboka bwose. Rero ntago nari kuba narakoze ibi byose nakoze muri Summer Country Tour ngo ahakurikiyeho mbahangike cyangwa mbasondeke. Niba bibonye hari abantu babonye bavuga ngo iriya bisi yajemo abafana, oya no kwenda babonyemo pirate nk'umuntu twaje kugahuza, ariko hari harimo ababyinnyi bacu. Shout out kuri Miss Money, niwe ucoaching ababyinnyi bacu, na bande yaje hano n'ama BGVs n'ibintu byose, sound engineer wari wacu, amatara yara yacu, everything. Rero ibi bintu buriya nta hantu bigera ngo bibe stuck, turelevatinga buri munsi. Rero niko bigenda nyine, ubwo ko nagashya k'iki gihe brand Adidas ikomeje se onizagera hikaba yaba iki kindi kirenzeho kuriya Nike nigira igatambika. Nike wera kwera gifatanye harimo nakana ko gukora no gusa ako nagashya k'uyu mwaka, undi nawe uzagira kaho. Turi hano kugira ngo dukreye nyine duhange, tugerageze kwintertaininga abantu bacu ko hano ni mu rugo. Ikindi n'umusaza yageze kubivuga, aravuga ati abanyarwanda bagomba kubaho bishimye. Ibaze ko izo ari inshingano zanjye, nkwiye kubashimisha, ukwiye gushimisha abanyarwanda. Wateguye Summer Country na team yagufashaga, ubu ngubu yarangiye niko navuga. Imba mutima zawe Bruce nizihe duhere ku gitaramo cya mbere kugera ku cyanyuma wakozemo? Ndishimye ni igitaramo cya mbere cyadukubise experience y'ibidanje, ariko kinaba successful. Oya ndi kuvuga show yose muri rusange, ikintu cyose twagize experience nziza ngewe n'abantu banjye. Icya kabiri tugira challenges nyine zitandukanye, ariko kubera ko buriya tudasanzwe tworganiza ibitaramo, yego urumva nyine ntago byabaye ibintu byoroshye. Ubwa mbere Musanze uragira uti experience Dani excusa kuri media, impamvu mutigeze mumbona muri media cyane, buri mirimo yabaye myinshi, anirinda nyine kugira ibindi byose njyamo kugira ngo ntaza kubikora ntabihaye umutima. Ariko ishusho ngari y'icyitwa Summer Country Tour yabaye successful, na experience twagize ni nziza. Ni ukuvuga ngo izakurikiraho na Adidas ni bisanzwe nayo ubwo ni ejo nuko. Yego, urirengagiza Nyagatare ukirengagiza na Bugesera, nshaka utubwira hose uko byagenze. Buse hose nahita mbyibuka nkiba muri wacu. Uzi ikintu tuzakora, reka twe kuvanga amasaka n'amasakrema, tubanze turangize iwacu. Oya ko ari wo nkuboneye se ko iwacu utazasubira. Wihangendera nyine, wihangendera usuri indaya ahubwo urenda uvuga ngo yego wenda ntago ari hamwe uti wenda urumva Summer Country nifata ikintu gikomeye. Gusa ahantu hose twanyuze ngiye ibyo nahashakaga nicyo nahabonye. Yego, ahantu hose twanyuze, yego, icyo nahashakaga nicyo nahabonye. Nshimye abafana banjye byatari gang team yose twakoranye ibi bintu bikaba successful. Tuzafata umwanya wo kwicara tunabashimira abantu bose n'itangazamakuru muri rusange. Naba abantu mwabonaga nyine batamvuga uko bikwiye, bari mu kazi nabo kandi bakoze ibikwiye. Yego, kubera ko turi muri kariya kazi se hari undi muntu wacaracaraga, hari undi muntu wabonaga. Oya pe, rero twabigezeho byose. Uravuga uti izi drama zagaragaye zawe na The Ben mukubona byatuna batunganya mwabiteguye. Sinkunda drama. None ni izihe? Barabona microphone icika ngewe. Igucika cyangwa nyicika? Urumva? So ibintu byose byagenze neza sana. Ndashimira The Ben, ndashimira Bwiza, Kitoko, cyane The Ben. Yego. Buriya nkitangira kubona atangiye kuvuga ikinyarwanda neza. Atangiye nyine kuva mu bintu byo kugore ku rurimi. Urumva mission yanjye igeze. Urumva ikindi The Ben asigaye avuga ikinyarwanda neza gakondo gakoje nkuko yavuga gataracomoka. Twikomereze ibindi, twikomereze abantu bataza kwifata nk'ibidanje. At the end of the day nyine iko nari bidanje. Erega sinavuga kandi njye shima ni tayiga nawe ukabikinyusa.
oya tayiga tumwiyorere ibintu byagenze neza kandi yaritanze warabibonye n'ubwa mbere nyine nabona yaritanze ariko ntibyabujije kuba Melody warapostinze video agwa na manager muyoboke agwa umwuka mwita mugwa neza unuka mwita Rugwiro uretse wenda amazina video abantu bafashe nk'igisebo cyo guseba jya umuhanzi mugenzi wawe uretse nyine ayo mazina nongeyeho yego ninjye wabagwishije ntibagweze byari nko kubipostinga kuri page zawe none se ko bari bayipostinze ku gihe none baravuze ngo ibintu nakoze ngo ni bibi ngo nafashe ngo manager ngo ndamupostinga yego nkaho yaguye mu bwiherero n'ubundi yaguye mu mbuga y'umujyi wa Kigali muri press conference yaguye imbere y'abanyamakuru postinga na video byari ngombwa cyane kubera icyo wabisibye n'ibyo byari ngombwa ni ukugira ngo batazongera kuhagwa wigeze ubona umuntu wongera kugwa ko umugabo aguye undi arenzaho utwatsi warengeje wiki urumva nabonye batangiye gukomakoma mubi imbabarira nuko rebanze subiza kino kintu baburetse ikibazo cya mwamwe jado wabonyanganye wavuze tsigaranye bitatu nta kibazo baburetse gato mbamwe ibugesera hari ikintu cyavuzwe hose kandi tuwa ni yawe sinabara kukikubaza bwiza ntiyaririmbye sibyo hashira iminsi nk'ingahe biteje ikibazo mu itangazamakuru umunyamakuru mugenzi witwa Philipita a breaking news aravuga ati amakuru mfite nuko uyu muhanzi yanze kuririmba mbere ya Kitoko yego akavuga ati Kitoko arambanziriza mu byukuri tutabeshywe kuki bwiza atarembye Bugesera twaje gukora itangazo rigenewe abanyamakuru tubisobanura neza bwiza yagize impanuka ntiyaboneka binatuma igitaramo gikererwa gutangira ariko cyatangiriye impanuka itagira ifoto murashaka se ko aho umugabo aguye ndafotora ko afotoye sabaguye sinjye bafotoye kwaba postinze narabibonye ntacyo dukomeze so bwiza yagize ikibazo gituma adaperforminga niga ubu se bisanzwe nta kibazo ubu ura postinze uti coach akeneye undi coach ntago ujya umubona muri gym ntago ujya umubona muri gym yego mwese ari coach ahubwo waminingaga bya siporo se ngiye gutangira kujya mbakoca namwe ku izina ryanjye mwongereho ngo akocukwe birahurira he n'umubano mubi uvuga hagati yanyu ese ubundi coach utariho Gayere kuki mwita mubona ari Gayere nyine ndimo gutera amabuye none byahuriranye gute no kuhita usiba muri bio ya Instagram yawe Rebo wabarizwagamo yitwa 155 ukanakuramo Kigali University sinjye rero babyanditse se yego none se usinye se usinyura nyuma yo kubihanura muri bio yawe nabo bahanuye amafoto muri Kigali University birahura bite byo koko nk'ibyo natoragamo iki urumva ibintu utangiye kunganiriza ntabwo twabiganira hano uzi kubera ga pressure kenshi uzareke tuzafata umwanya mwiza twicare tugambana ibintu byose ariko Bruce ibangana impamvu kwaje ibyo bintu wihuta ni ibiri kukuvugwaho muri media kandi uri kuboneka gakepe ibiri kuvugwaho byose atari njye babyivugiye barabeshya ni mu ndeba neza nzabara buri byanya ubanye na 155 ndetse na coach Gael kutarambaza suko mbanye n'una mu cameraman wawe ntago mubanye kuko nuwanje none se ubundi ibyo mbanyemo na Gayere wowe bikora miki ni manager wawe wowe suka biki ngo the ben yaramwisubije barabandi babiri basigaye wowe se wowe ndabaza wowe twari tumuziho urumva imibanire yanjye n'abantu ubu se imibanire yose mfitanye n'abantu ndayivuga hano oya nabazaga nanjye nasubizaga nyuma ya Summer Country Tour twitega iki ihanga nibete gato imbabarira nyuma ya Summer Country Tour twitega iki mwitegure hanyuma tuzakora ibikorwa abanzi badakeka muzakora ibikorwa abanzi badakeka asante tugende bibiri bya nyuma anyways hari audience nini irenga ibihumbi ndibuka nimba twarabaze neza imusanze haje ibihumbi 10 ibugesera haza abasaga 25 Nyagatare bivuze ko ari ibihumbi byinshi by'abaturage bitabira itaramo byanyu nicyo babwira turakunda byatari turacyategura ibintu byiza ikindi kazi sinanitswa kagoye bingana gutya gusa nakamiritse nyitwa Munyakazi ubutabiza byiza kurusha arakizamuye kirakira nakundi mu mikoro yanjye mu mikoro yanjye ariko akuzi ibintu asubuwe bro let's go man nge muri interview zigoye nkoze ariko nta kibazo aburike gato musa ese ubu mbona muragiye biri seri bro time man agusora twati nta kundi agerageje kunsubiza bike mubajije ubwo yaravuye kuri stage
at least nubwo byari bigoye ariko mbashije kumva ibyo amaze iminsi avugwaho. Araminjaritse sinzi ko nzongera kumufatisha vuba, ariko uko byagenda kose yavuze kuri Iwacu na Muzika avuye kuririmbamo ndetse agaruka no kuri Summer Country tour amaze iminsi akoze. Ntako nagize ngo mbashakire byibuza uko byari byifashe uyu munsi, namwe rero mukomeze mugire ibihe byiza. Yitwa Iwacu Bruce hano muri Karongi, Imana ikomeze ibarinde. Yo neza cyane kabisa. Zanyicira aje gushisigaye ituma nuko amasaha twicira, ariko mba numva twayikora kabiri, ariko abantu barayikunze cyane, nta kabuza kutayisubiramo kabiri. Keni umuntu akurebye muri performance yawe ufite imyuka myinshi cyane, n'ugukura no kumenyera n'imyitozo myinshi, n'ukuntu urimo kuvugana na audience bisa naho nyine byarazamutse cyane. Nta mikino n'inshingano, banaje gushaka umugati. Nta mikino kabisa, ariko byagenze neza n'ababeshye. Ngewe ino performance iranshimishije cyane ku rwego ntababwira kabisa. Biranshimishije cyane kabisa. Shaka kuza ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri. Yego. Mwaye mwararenganye cyane, ahubwo bire nanunguye uburyo mubonye nk'indirimbo yitwa Phenomene uburyo igiyemo, ntabwo nari nzi ko yageze hano hantu, ahubwo binyibukije ko ngomba gushiramo n'izindi ndirimbo, ko nsanzwe abantu indirimbo. Nanashimira itangazamakuru cyane n'abantu badufasha gupromoting, ubwo nabita gute aba content creators n'abandi bose, mutuma ibintu byacu byoroha kugera. Nk'ubu Karongi ntabwo nari nzi ko bazi indirimbo Phenomena haje gucya, ntabwo nzi ko yabagezeho. Ngewe nasaba nk'ubuyobozi ko bwazajya bugarura ibitaramo hano cyane, ko mubonye ko nyine ari bafite vibe nyinshi cyane. Uyu munsi nambaye nimero 10 kubera ko ari ngewe Messi kuri iyi nshuro. Ubuse mwabihakana. Byagenze neza. Messi ndi gufana Argentina of course. Keni Godzilla bisobanuye iki abantu bayakiriye gute? Godzilla bisobanura Godzilla nyine. Godzilla ntabwo zuje ari. Ubwo ntabwo warebye movie. Indirimbo abantu bayishimira barayakiriye neza. Ndashimira n'abantu ku buryo niba mu minsi 7 dufite 500 kuri YouTube cyangwa no kuri izindi platform, hari nibyo gushimira Imana cyane. Niba mukurikirana ibintu abari imibare myinshi cyane, ndashimira abantu banjye cyane. Umukene araza nako Satani araza gutya, ubwo nanjye nahita mpfa. Biraza kugenda neza. Murakoze cyane my brother.